Ibanga ryihishe inyuma y'ibigo bikorera mu bwiru. Mu by'ukuri ibanga riri inyuma y'ibigo bikorera mu bwiru ni ibanga abantu baba badashaka gusakaza hanze. Iki cyigisho kirakomeye ku buryo bugerageze kuvugaho make, gusa ndaza kureka amateka n'ibyanditswe bitwigisha ubwabyo. Bishobora gutwara umwanya kureba icyanditswe ku kindi, ariko igifite akamaro ni uko atari njye uvuga, ni amateka yashyizweho kugira ngo atwigishe maze dufate icyemezo niba ari ukuri cyangwa nta kuri. Ibyahishe 17:4, uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'umuhemba, yari arimbishijwe n'izahabu n'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita. Mu ntoki ze yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Hari itorero rimwe ku isi gusa rikoresha umugore ufite igikombe. Iryo ni itorero ry'i Roma. Iyi ni Città del Vaticano, ari naho hari umugore ufite igikombe kandi yitwa Fides. Mu nyandiko zabo zose Fides. Mbese bisobanura iki? Fides. Reka tujye ku isoko y'Abafreemasonry, isoko nziza yitwa A Manual of the Lord, yanditswe na Albert Marke, yari ku rwego rwa 33 kuri Freemason, kandi turaza kubisobanukirwa neza uko turushaho kwinjira mu cyigisho. Aravuga ngo ukuboko kw'iburyo mu myaka yose kwafashwe nk'ibendera ry'icyizere na ba sogokuruza baramyaga ikigirwamana cyitwa Fides cyangwa Fidelity. Byarangwaga n'amaboko abiri y'iburyo afatanye, kandi rimwe na rimwe abantu babiri bafatanye amaboko y'iburyo. Numa niwe wa mbere wubatse igicaniro cya Fides, ari naho izina ry'ikigirwamana cy'imihigo n'ukuri cyaramirizwaga. Bisobanuye ukuri n'icyizere, ariko ni ishusho y'ikigirwamana cy'umugore. Ibyahishe 17:5, hita iki kigo nyina w'abamaraya. N'ibyahishe 18:7, aravuga ngo nicara ndi umugabekazi sindi umupfakazi, nicyo gituma nta gahinda nzagira na gato. Ashobora kuba yarabuze abana be mu mihindagurikire, ariko azongera ababone. Ninjye uriho, nta wundi, sinzaba umupfakazi kandi sinzabura abana. Azategeka isi mu buryo bw'umwuka. Icyo nicyo izo mbaraga zivuze. Ni iby'ingenzi ubwo i Vatikani vuba aha mu kwezi kwa Nzeri tariki 5 mu 2000 hashinze Dominus Iesus, aho yavuze ko andi matorero ntabwo ari abavandimwe bacu. Vatikani ntiva ku izima. Bigomba kumenyekana ko hari ihuriro rimwe ryera gatolika ritari irivandimwe, ahubwo ari nyina w'andi matorero yose. Kardinali Ratzinger niwe wabivuze, niwe mukuru w'iperereza. Ntabwo bakiyita imbaraga y'iperereza, ahubwo biyita imbaraga y'amahame n'icyizere, ariko byose ni kimwe, biri no mu nyubako imwe. Ntabwo ndi umuvandimwe, ahubwo ni nyina w'andi matorero yose. Bisobanuye ko andi matorero yose ari we uyitaho. Ese si byo? Niko yivugira. Mu Byahishe 13:1-2 havuga kuri izo mbaraga. Cya kiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. Uyu ni umurongo utangaje. Ikiyoka cyamuhaye imbaraga zacyo. Muri make, izi mbaraga zifite indi soko. None se abagatolika ntibigisha ubukristo? Yego, barabwigisha. Mbese ntibigisha kuri Yesu Kristo nk'umukiza w'isi? Yego, barabyigisha. Ariko bigisha n'ubuhuza bunyuze mu bundi buryo, ndetse bunanyuze mu itorero. Biratangaje uburyo ibigo bikorera mu bwiru bifite amahame abiri. Rimwe ni iry'abatangira n'irindi ni irya goyimu ridafite inkomoko. Kandi abayobozi b'idini bagira amahame abiri. Rimwe ryari ryo mo imbere ndafuturwa, ihame ry'ubupfumu. Irindi ryari ry'inzaduka, iryo hanze. Ibyo byari ubwatolika. Abaturage babonye idini aho abanyamuryango babo bawuhindukiriye. Muri abo bapfumu b'imbere
rusufero niwe mwana w'ukuri w'imana. Yesu ni umwana wa kabiri w'imana waneshejwe n'uwa mbere wajugunywe hanze. rusufero niwe ufite umucyo, umuneshi w'urugamba, kandi niwe uzaramywa ku mpera y'isi. Iryo ni ryo ryahoze ari ihame rya kabalisiti, kandi niryo ryahoze ari ihame rya gnosticism. Ntabwo ari ibyo Bibiliya itwigisha. Gatolika ntabwo yigisha ibyo Bibiliya yigisha. Ibyahishwe 17:12 haravuga ngo ya mahembe 10 wabonye niyo bami 10 batarima, ariko bahabwa gutegekera hamwe n'aya nyamaswa nk'abami kumara isaha imwe. Abo bahuje inama baha ya nyamaswa imbaraga zabo n'ubutware bwabo. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahawe batoranijwe bakiranutse nabo bazayinesha. Ariko abami b'isi hano bagiranwa n'aya mahembe 10 bazaha ububasha bwabo abenegihugu nko mu myaka yo hagati, bagire aya mahano itegeko ku isi yose. Biratangaje cyane. Azaba ari inyamaswa iturutse mu mwobo. Gary H. K. mu bikorwa bye On Route to Global Occupation yabishyize muri ubu buryo: inyigisho y'idini y'amayobera yaturutse i Babuloni. Bari abizera bivuga ko Imana iri mu biremwa, Imana iri mu bintu byose, bituma natwe kandi tuba Imana. Ibi byigishijwe muri Kabbalism yaje gusimburwa mu myaka y'Ubukristo ikitwa Gnosticism. Ni nabwo abakuru b'idini ari bo ishingiro ry'ibanga ryari rifite inyigisho ku mayobera ya kera. Ibi byakomejwe muri Rosicrucianism, Freemasonry na Illuminati, ariyo ukurikije kuri Gary K. itegeka Marxism, ikigo cy'amabanga cya Amerika n'Uburayi n'amahuriro ya politiki, icungamutungo mpuzamahanga n'inama nkuru y'amadini y'isi. Ni nzaduka cyane. Ese inama nkuru y'amadini y'isi iyoborwa na Freemasonry? Ibyo turaza kubyigaho mu buryo burambuye. Ubu hari umurimo ugezweho, hari amahuriro y'abacurabwenge. Ibi bintu byose bigengwa n'iki cyifashisho cyo guhinduza ubusa no kurwanya ihame ry'agakiza kari muri Kristo wenyine. Iyo izaba intambara iheruka. Kandi kugira ngo bigerweho, uyu mugore yaripfutse maze yihisha mu mwenda wa gikristo, maze abantu bakira ihame rya goyimu, ariko batazi icyihishe muri iryo hame. Gusa hari kirimo. Dusomye mu rwambere rw'ibyo ku ngoma 16:26, kuko imana z'abanyamahanga zose ari ibigirwamana, ariko Uwiteka niwe waremye ijuru. Ibi bitwereka ko gusenga ibigirwamana ari ikintu kigaragara nk'icyiza ku isi. Kandi Nimrod, imana y'ijuru, Tamuzi, Mesiya w'umupagani, na Semiramis, umwamikazi w'ijuru, aba bose bakomoka i Babuloni. Kandi urebye amatorero yose yakomotse i Lebanoni, Phoenicia, Babuloni, Asiriya, Ugiriki, Buroma, Egiputa, Indini, Ubuhinde n'ahandi hose, hari ishusho y'aya mazina: Baal, Tammuz, Ashtoreth, El, Bacchus, Astrat, Belus, Tammuz, Reha, Ishtaninus n'andi. No muri Egiputa Ra, Osiris, Horus, Isis, Hathor. Mu Buhinde Vishnu, Krishna, Isis, Devaki n'andi menshi. Uburoma, itorero ry'Abaroma ryafashe ubutatu ribugira data, umugore n'umwana. Bisobanuye ko bazamura umugore ku ntera y'ikigirwamana. Turaza kureba uko babikoze n'ukuntu bakomeza kubikora bahawe uburenganzira na Papa. Ubutatu bw'ukuri n'ubutatu bwa Kiliziya Gatolika ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuri goyimu abantu ni data, umwana n'umwuka wera. Ku itsinda ry'abayobozi ni data, umugore n'umwana. Kandi n'abandi ni Baal, Tammuz na Ashtoreth, ushatse kubishyira mu gihe cya kera. Jupiter ni imana iramywa na Petros,
urutare, na ubi petris ibi ecclesia bisobanura ngo aho Petero ari niho hari itorero. Hari urundi rutare rufata umwanya w'urutare nyarwo. Ubukristo n'ibigo by'ubwiru twabyoroshya muri ubu buryo. Itorero rya kera ry'i Babuloni ryabaye Kabbalism na Essence n'aba-Gnosticism byaje kubaho, kandi Gnosticism yashinzwe na Simon Megas. Nta rindi soko bikomokamo ni Histoire de la Magie rya Eliphas Levi. Iri ni isoko ryo hejuru rya Mason. Gnosticism yashinzwe na Simon Megas. Iyi Gnosticism hamwe n'amahame y'ibanga yari ihuriro ry'urugaga byayoborwaga n'abayobozi b'idini, kandi aba bayobozi b'idini bari ihuriro ry'ubuyobozi bwa Gatolika b'i Roma. Bari barashyizweho kugira ngo barinde ingoro. Bari bafitanye umushyikirano ukomeye n'ibigo by'abasilamu birimo Ismailis, Karmatites, Fatimites, Druids n'abicanyi. Kandi ibi ni byo kwibandwaho, kandi tuzabyiga nituvuga ku ihuriro n'ubusilamu. Ibi bigo bikorera mu bwiru nk'abayobozi b'amadini bafite amahame abiri, rimwe ry'abagoyim, irindi ry'inzaduka abanyamuryango, kandi yombi aratandukanye. Ibi bigo bikorera mu bwiru bya Isilamu bifite imikorere nk'iyo, ariko icyo ni ikindi cyigisho. Abakuru b'amadini bari bafite amabanga hagati yabo yigishwa n'abarozi Christians n'abajesuite. Abajesuite nanone bashinze Freemasonry, kandi Freemasonry yaremwe nk'intwaro y'abaporoso ya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Ntabyo bari bazi, barohejwe, barashukwa mu gukora akazi Roma yashakaga ko bakora, kugira ngo Roma ibe yihishe inyuma mu gihe aba Freemasonry baba babakorera, maze bikagaragara ko atari bo, ko ari abaporoso bari kubikora. Ubwo ni ubuhanga buhambaye. Reka turebe ku bayobozi b'amadini. Aha hari ibibaranga. Uyu ni Demole, wari umuyobozi mu gihe cy'abayobozi b'idini bitwara nabi. Uko niko ikanzu yabo yasaga, kandi cyari kimwe mu bimenyetso, kandi ni ikimenyetso gikoreshwa n'amadini menshi muri iyi minsi. Mwari mubizi, insengero nyinshi z'inzaduka zikoresha iki kimenyetso. Biratangaje. Abahamya ba Yehova bakoresha icyo kimenyetso. Ibyo turaza kubigarukaho mu cyigisho gikurikira. Reka turebe ibyo Nesta Webster mu bigo bikorera mu bwiru n'ingendo zo kwigaragambya yavuze ku banyamadini. Ntabwo tuza kubisoma byose, ariko niba mufite video mwayihagarika mukabisoma. Mu mwaka w'1118, imyaka 19 nyuma y'igiterane cya mbere cyashinzwe n'abasilamu bafata Antiochus na Yerusalemu, aya matsinda yashinzwe anashyirwaho n'abanyamadini. Bazishyira mu nzu hafi y'ingoro ya Salomo, bayashinga mu mazina yabo. Baje kuba ubutegetsi bw'icyamamare kandi bukomeye, byatumye bategeka imari y'isi. Bari abakomeye mu by'icungamutungo. Maze mu mwaka w'1128 ubwo buyobozi bwejejwe n'akanama ka Troyes na Papa, bwari ubuyobozi bwa Gatolika y'i Roma mu itorero. Nyuma hashize imyaka, ukwakira tariki 13 mu cya 307, ubwo buyobozi bwahagaritswe ku mugaragaro n'umwami w'Ubufaransa, kubera ko ibyo bakoraga byari byarashyizwe ahagaragara. Umwami w'Ubufaransa Philippe le Bel yashyize mu munyururu abakuru b'amatorero, n'itariki yari ku wa gatandatu tariki 13 ukwakira mu cya 307. Kuva icyo gihe ku wa gatandatu tariki 13 ni umunsi w'umwaka ku isi yose. Kandi ibyaha byabashinjwaga byari umuhango wo gushyiraho ubwo buyobozi waherekejwe n'ibitutsi byo ku musaraba, ukwihakana Kristo n'imivumo myinshi. Imivumo myinshi.
byari ibintu by'ubwoko bwinshi. Byari ukwibutswa ibya Sodomu, ibyahabereye. Kubaha ikigirwamana cyavugwaga ko ari ishusho y'Imana y'ukuri, kandi yari Baphomet. Iki kimenyetso cyari cy'ikigirwamana cy'umugore n'umugabo. Ikurwaho ry'amagambo y'imbaga, uburenganzira abayobozi bihaye bwo gutanga imbabazi n'uburenganzira. Rero byatumye bava mu musaraba, bishyize hejuru ya Yesu Kristo, barahira gukorera Baphomet, bemera gukora ubukozi bw'ibibi. Icyo ni icyaha cyari gikomeye muri icyo gihe. Niyo mpamvu umuyobozi yakatiwe urwo gupfa, ariko ubwo buyobozi ntibwavuyeho. Ariko papa we ntiyagize ubushake bwo kubivuga uko biri. Imigenzo y'abamasoni irimo gusaba inama abo bakuru b'amadini, urugero hano mu bigo bikorera mu bwiru n'ingendo zo kwigaragambya. Haravuga abakuru b'amadini bari bariyemeje kurinda ahera h'i Palestina ku basarases bakoze umuryango mu izina rya Freemasons, bafite intego n'icyifuzo cyo kongera kubaka urusengero rwa Salomo. Kandi mwumva byinshi ku iyubakwa ry'urwo rusengero rwa Salomo uyu munsi, n'amateka ya Isirayeli n'ibyo bintu bindi bitangaje. Reka noneho dusubire mu mateka, ndabatwara kuri iyi ngoro nziza cyane. Ese murakeka ari he? Ni Yerusalemu, kandi ni Notre Dame Vatican, kandi niho Papa afite icyicaro i Yerusalemu. Ni ingoro y'umwami. Hari ibendera ry'i Vatikani, kandi hari n'akayira kanini kerekana ibikorwa bya Papa. I Yerusalemu nagiye kureba icyicaro cy'abatambyi. Aha ni mu ngoro yabo, umukuru w'abalatini, aho icyicaro cyabo kiba, n'abatambyi ba Papa basigaye nibo bayobora aha hantu. Iki ni ikimenyetso bakoresha, gikoreshwa n'amadini menshi y'iki gihe. Nk'urusengero rwa Rema nicyo kimenyetso rukoresha. N'abarwanyi bahoraho nicyo kimenyetso bakoresha. Basoma impeta y'umukurambere. Barakuzwaga nk'abayobozi, kandi bagakuzwa nk'abacungamutungo bakomeye n'abandi banyacyubahiro nk'uko. Muri rusengero bafite ishusho ya Jupiter, bayigize Petero. Urabona ko ikirenge cye gisomwe neza. Sinashaka gusoma ikirenge, njyewe nakomeje guhagarara. Ni urusengero rufite akamaro gakomeye, kuko Papa Paulo wa kane na Papa Yohani Paulo wa kabiri basuye urusengero, kandi icyo ni ikimenyetso gikomeye. Ni ab'ingirakamaro n'abakurambere b'abalatini. Ingoro y'abatambyi, iyo uyinjiyemo hari igicaniro gitangaje, kandi iyo ucyitegereje ubona hariho ibishushanyo. Iki ni ikimenyetso cyo kiratangaje. Reka mbegere. Ese murabona ari iki? Ni ikizu gifite imitwe ibiri, kandi ni ikimenyetso gikoreshwa na Freemasonry ku gicaniro cy'abatambyi. Ese ni iki kiri ku ruhande? Inkota ebyiri zifashwe nka kompa. Biratangaje. Hari ibishushanyo byinshi by'abamasoni, umurinzi w'ibaba n'ikizu, bitwibutsa ibyo dufite. Urugero, inyuma ku idolari, na biriya biziga bya mpande eshatu n'izuba birikikije, n'umuragwa w'ibara ry'urusengero. Ni abajesuite. Ubujesuite, urebye kure, bategeka ibintu byinshi. Bashyizweho ku itariki ya 15 Kanama mu cya 534, bashyirwa na Ignatius Loyola, maze bemezwa na Papa kuri 27 Nzeri mu cya 540. Bararemwe, kandi bagombaga kurwanya ubugorozi. Bagombaga gukuraho ubugorozi ubwo ari bwo bwose. Loyola yashakaga ubwo buyobozi ko buba ubuvugizi bw'ubumwe bwa Gatolika. No ku birebana n'uwigira umusimbura wa Kristo, Papa yarabyujuje. Hano dufite umuryango wa Loyola washyizweho na Papa kuri uyu munsi. Kandi hari amahuriro turi burebe. Urugero,
hari isano igaragara iri hagati y'inzego z'abamasonic n'abajesuite, kandi abajesuite barenze iyo ntera kubera ko Ignatius Loyola yagiye i Roma gusaba ko ubwo buyobozi bwakwemezwa. Ibyo navuze byose bifite imvano ihura nabyo, kandi niba hari umuntu uri bukomeretswe n'ibyo mvuga azahamagara ababivuze abe ari bo rakarira. Ibyo nibyo bakoze kandi nibyo abafreemasonry bakora. Rero aho niho mubona ihuriro rito. Ese ni iki cyabanje kubaho mbere, freemasonry cyangwa abajesuite? Abajesuite nibo babanje kubaho. Bagombaga kubahwa. Itegeko nshinga risubiramo inshuro 500 ko umuntu agomba kureba Kristo muri rusange, kandi niba Imana iguhaye imbwa ugomba kuyubaha nk'aho ari Yesu Kristo. Igishushanyo cya Loyola mu mwiherero w'abajesuite, Loyola mu iyerekwa, umuryango wa Yesu washinzwe mu rusengero rwa Notre Dame Montmartre mu cya 534, urusengero rwa Sacred Heart i Paris n'indi mihango y'ubupfumu myinshi. Kandi hano hari indahiro izwi na bose y'abajesuite. Iyo buri mujesuite arahira, biraza kutwereka ikintu mu miterere y'abajesuite. Iravuga ngo ngewe, ugashyiraho amazina ye imbere y'Imana n'abatagatifu, n'ibi bintu ndahiye ko nyir'ubutungane Papa ari umuyobozi wungirije Kristo, akaba ari nawe mutwe wa Kiliziya Gatolika ku isi, n'ibindi. Haranavuga ngo yahawe ububasha n'umukiza Yesu Kristo bwo gushyiraho abami, abategetsi, ibihugu, leta, guverinoma, kandi ko byose biba bitubahirije amategeko iyo atabyemeye, kandi bishobora gusenywa. Rero umujesuite arahira ngo niba guverinoma idashyizweho na Roma ishobora kugenza ite? Gusenywa. Ndarahiye ko nzafasha nkanatanga inama zose cyangwa icyubahiro ku batasi ba nyir'ubutungane, aho nzaba ndi hose nkoresha imbaraga zanjye kurimbura abaprotestani cyangwa amahame y'umudendezo. Amahame y'umudendezo ni amahame wihitiramo ahuje n'ibyo wizera. Ugira uburenganzira bwo kwihitiramo kuruta uko wakwemerera Papa kuguhitiramo. Ubwo rero uzarimburwa n'imbaraga zabo zose. Kandi aho mwantuma hose ku isi nzubaha, kandi nsezeranye ko ntazagira imyumvire yanjye bwite. Nzubaha nk'umurambo, kandi nzarwana intambara mu ibanga cyangwa ku mugaragaro abasigaye n'abaprotestani n'abahakana amahame yacu bose, kandi ngomba kubamenya nkabatsemba ku isura y'isi. Ntabwo nzita ku myaka, igitsina cyangwa indi mpamvu, kandi nzamanika nangirize mbize mbabaze mpamba bizera, nshwanyaguza inda n'inda z'abagore, nkubita imitwe y'abana babo ku nkuta, kugira ngo nsese iteka ryose ubwoko bw'umuryango wabo. Iryo ni isezerano ry'abakristo. Ese nimubyemera? Ese baba barabikoze? Aba Waldensi bakubise imitwe y'abana babo ku nkuta kugira ngo ababyeyi babo bivuguruze. Mu bwami bwa Ottoman ni amateka atangaje. Muri Serbia no mu bihugu by'iburasirazuba aho bigaruriye, batwaraga abana bakabatera mu kirere bakabicisha ibyuma. Bari abantu beza cyane, ushobora kumva ari abasilamu, ntabwo ari abajesuite. Wenda twabyigaho, tuzabiganiraho ubutaha, kandi nabikora mu ibanga. Niko abajesuite barahira. Iyi ni kaminuza y'ikirangirire ya Pontifical Gregorian i Roma. Niyo yari kaminuza izwi y'abagatolika ku isi. Abajesuite mu muco wabo bafite imitungo yayo mu buvumo. Ubu mu bupagani ibigirwamana byose bituruka mu buvumo, kandi bifite inyuguti IHS, bivuze Isis Horus Sets, ubutatu bwa Egiputa. Bavuga ko bisobanuye Yesu umukiza w'abantu, ariko sibyo. Bisobanuye IHS, Isis Horus Set, kandi ikimenyetso cyabo ni mpande eshatu n'ijisho rireba byose by'icyo kigirwamana. Bakoresha inkingi, bafite ikimenyetso cya mpande eshatu n'ijisho, uruziga hagati, ari nacyo gisigaye gikoreshwa mu buyobozi bushya. Twabonye ko Garika avuga ko Freemasonry iyobora ubuyobozi bw'iki gihe turimo, n'abayezuiti bakayobora Freemasonry, cyangwa ko
aribo bayiremye. Iyi ni kaminuza y'abajesuite muri Prague. Ku gasongero kayo ifite ikarita atari Yesu Kristo. Ugiye mu buvumo bugezweho bw'abajesuite narahasuye, sinahishimiye. Nahafashe ishusho kandi mo hagati harimo ifoto ya Kristo. Ariko uyu ntabwo ari Kristo, iki ni igishushanyo. Ifite isi ku bitugu byayo rwihishwa. Bafite ibimenyetso ku nkuta zabo. Iki kimenyetso ni icya Hermes. Iyo ukuyeho umusaraba uba ufite ikimenyetso cya Isis. Ubu ni ubupagani. Ibi ni ibimenyetso biri hano n'iby'igihe yubatswe n'ibindi. Ikimenyetso cyabo Mariya, M ni Masonic, M mpande eshatu, Reya ikigirwamanakazi. Uru ni urusengero ruri mu Budage, katedrali. Mo imbere yayo uzabonamo uruziga rurimo umusaraba, inkota zisobekeranye n'ibimenyetso byose bikoreshwa na Freemasonry. Iyo urebye muri Siriya ya kera, uwo ni umusaraba ugaragara, ni umusaraba wa Maltese, biva mu bupagani bwa kera. Bifite ikimenyetso cy'inyenyeri hano, inyenyeri ebyiri imwe ku yindi n'imisaraba ibiri imwe ku wundi. Bafite na kompa irimo ukwezi n'ikimenyetso n'inyenyeri iri hagati, aricyo kimenyetso Islam ikoresha nk'urugero. Bafite n'ingengabihe y'izuba n'amakamba atatu, byose biyoborwa na Papa. Umusaraba ucuritse usobanuye gutsinda Kristo, inyundo, kompa na kupakupa n'ibimenyetso bigezweho mu isi. Hari Yesu ahagaze hejuru y'igihanga n'amagufwa, aricyo kimenyetso cya Jupiter, aricyo kimenyetso cya Lucifer. Umusaraba ucuritse nanone. Iyi ni katedrali ifite akamaro mu Burayi, mu Budage, aho abanyapolitiki bose bahurira. Ugiyeyo wasangayo Yanos n'imitwe ibiri, maze uzabona ishusho yitirirwa Dawidi. Ariko mu by'ukuri si Dawidi, ni Imana Pan, kuko afite umwirongi wa Pan mu kuboko kwe, kandi Dawidi ntiyavuzaga umwirongi wa Pan. Nagiye ku ruhande rwijimye rwa Pan, kuko hari uruhande rwijimye n'urw'urumuri, maze ndamubona n'ikinonoke muri katedrali imwe. Bahishe ikimenyetso cy'ubupfumu bwabo. Iyo winjiye muri iyo nzu ubisangamo. Uyu ni Imana Anubis, ubifite aho ahuri, udafite aho ahuriye n'ubukristo. Ariko aho ngaho kongeraho Phoenix, umuntu uturuka mu ivu, kandi mufite ikimenyetso cya Jupiter n'ibindi bimenyetso. Kandi mu rusengero rwabo ufite ibimenyetso bya Zodiac bikurikiza ibigirwamana bitandukanye nka Mars na Aquarius n'ibindi. N'ijwi ry'ifunguro ry'umuryango ni Yin Yang. Ibi ntaho bihuriye n'ubukristo. Bakoresha ibimenyetso bya kompa na Jupiter n'ikimenyetso PX usanga mu muco w'idini rya gikristo henshi ku isi. Phoenix ituruka mu ivu, umusambi, ibimenyetso byose bya Lucifer. Hano dufite PX, uruziga n'akadomo muri rwo. Icyo si ikimenyetso cy'ubukristo, oya, iki ni ikimenyetso cya Horus. Ibi ntaho bihuriye n'ubukristo. Reka tubaze Albert Mackey uri mu rwego rwa 33 rwa Freemasonry atubwire icyo kimenyetso gisobanuye. Akadomo kari hagati mu ruziga ni ikimenyetso gitangaje kandi gifite akamaro muri Freemasonry. Iki kimenyetso ni cyiza, ariko inkomoko yacyo itagaragara ituruka ku misengere y'izuba, kandi kitwereka impinduka yaryo mu bakera nko kuramya ubugabo. Rero ni ikimenyetso giteye isoni kirebana n'igitsina cy'abagabo. Biva mu kanwa k'ifarashi, nicyo bisobanuye. Ese PX bisobanuye iki? Reka turebe ku isoko nziza y'abamasonic ku isi, Morals and Dogma, page 192. Niyo mutanyizi narabifotoje ngo mwirebere. Aha murabona ikimenyetso. Ese murakibona? Ni ibintu bya Osiris ku mudari wa Constantinople. Inyandiko iyo ari yo yose. Ibindi bintu bitangaje. Ibi ni ibintu bitangaje bya Osiris. Akajya mu mayobera ya Tau n'imisaraba n'inyenyeri za Dawidi. Agakoresha n'iki nacyo ikimenyetso cy'ingenzi.
avuga ko umwambaro w'abatambyi ba Horus wabaga utwikirijwe n'ibi bimenyetso. Ni umusaraba wa Maltese, mwibuke ko nawo beretse ku mwami wa Siriya. Ubu ninde ubyambara ku mwambaro we? Ni papa. None se bimugira iki? Bimugira umutambyi wa Horus. Ku isi hanze biba bigaragara nk'ubukristu, ariko mo imbere ni ubupfumu. Ku butaka bwa katedrali y'i London dufite igishushanyo cy'indimi ariyo yin yang eshatu. Ese ibyo bisobanuye iki? Reka tujye mu isoko yabyo. Indimi zivuga za yin yang, icyo nicyo bivuze: igishushanyo, inyanja, amahirwe, ikigirwamana cy'ubwenge n'ubupfumu. Ese ninde wimitswe mu ihinduramatwara ry'Ubufaransa? Ikigirwamana cy'impamvu, guterekera, impamvu n'ibigirwamana bimwe. Ku butaka bw'iyo katedrali musangaho amayobera ya Tao. Ese Tao isobanura iki? Reka tubaze undi Mason Ward. Aravuga ngo ni ikimenyetso cy'umugabo cyangwa uruhande rwaremwe rw'ikigirwamana, rwa rurimi rw'ibimenyetso by'amayobera. Ikindi ni ubusobanuro bushingiye ku gitsina. Ese birakora iki ku butaka bwa katedrali? Abajesuiti ni abaragwa b'ubupfumu bw'itorero kandi bayobora isi mu mashami yabo. Baguma ku isoko bakarema indi mishinga, maze abantu bose bakagira ngo ntacyo bakora. Reka tubibarize icyo bizera. Hano mu mateka y'abajenerali bo mu itsinda rya Yesu, aba bose ni abajenerali. Utangiriye kuri Ignatius Loyola, bose bavugwa hano. Ntabwo ari ngombwa kubavugaho bose kugeza ku muyobozi utegeka uyu munsi witwa Peter Hans Kaltenbach, izina ry'Ikidage. Biratangaje ukuntu Abadage ari ibyamamare muri ibi. Peter Hans Kaltenbach ni umuyobozi w'abajesuite. Cardinal Ratzinger, undi Mudage, niwe muyobozi w'iperereza. Barasa nk'abafite ububasha cyane. Ese asate? Nguwo Peter Hans Kaltenbach. Muri kureba umwe mu bagabo bafite imbaraga cyane ku isi, cyangwa uwa mbere, niwe papa wirabura. Hano dufite ubuvumo bwa Loyola, dufite na George W. Bush na papa bari kumwe mu nama, kandi ntacyo bari gukora. Bapfuye kubikora bose muri iyi foto naberetse, aho Loyola yahawe umurimo we na papa. Mu muhango wo kungurana ibitekerezo n'indahiro y'abajesuite, inzu ibikwamo ibitabo by'inama, ikarita y'urutonde ngiyo. Mwigishijwe kubiba imbuto z'ishyari n'urwango hagati mu banyamuryango, intara n'indi mijyi ifite amahoro, bukabatoza ibikorwa by'amaraso, bakarwana hagati yabo, mugatera impinduka no kutumvikana mu bihugu byari mahoro. Mubashore mu kumena amaraso, bashishikarira intambara no gushyamirana mu gihugu kigenga kandi gifite umutuzo, kubogamira ku mpande z'abarwana, ariko mugakorana n'abajesuiti. Baba barwana ku rundi ruhande ariko badakorana nabo murwana, ariko urusengero akaba ari rwo rutsinda, ku buryo bibanza gusaba amasezerano y'amahoro kandi iherezo rikagaragaza ukuri. Ubu ni ubumenyi bwa Hegelian. Ubu ni uburyo bubiri bwo kumvikana. Inyunguranabitekerezo, mugateza intambara hagati y'ibihugu bibiri, mukabihanganisha ku buryo nta gisigara. Ibi byitwa ikigenderewe n'ikitagenderewe. Kandi ayo makimbirane azana iho birahamwe, ariko menye ko abajesuiti bashobora kuganza nk'uko n'abandi bishoboka ko baganza. Ubu ni bwo buryo babonamo ibintu. Intambara y'imyaka 33, biriya byari biki? Intego yari uko intambara yagombaga mu kuri kuba intambara y'ubwicanyi. Ese ubundi byarashobokaga ko bemera ko amahoro ataha muri ibyo bihugu byarwanyaga ko abajesuiti bongera kwerekana amasura yabo? Mbese murabizi ko abajesuiti birukanwaga mu bihugu byose, harimo n'iby'abagatolika, kubera ubushyamirane? Abami b'abagatolika ntabwo babirukanaga. Iyo umwami w'umugatolika yageragezaga kwirukana umujesuiti, igihugu cye cyararimburwaga, yaba ari umugatolika cyangwa atari we, maze bakagaruka.
umutwaro w'iyi ntambara mbi cyane yamaze imyaka 30 yashyizwe ku mwami Ferdinand wa kabiri n'abarimu be n'abategetsi, inshuti ze n'abana ba Loyola. Ibyo ndi kuvuga byose ni inyandiko. Popery, umwanzi w'uburenganzira bw'imyemerere. Mu cya 550 Papa Julius wa gatatu yagaragaje ububasha bwe muri politiki ubwo yashyiragaho igiceri, ikirangantego cyacyo ari cyo amahanga n'ubwami butazanyubaha buzarimbuka. Ariko iri ni itegeko rya Kiliziya Gatolika ko igihugu cyangwa ubwami butazakorera papa bizarimburwa. Ese ibyo bisobanuye iki ku bihugu bya giprotestani? Baba bazagira ibibazo, yego cyangwa hoya? Navuga ngo yego, kuko bazagira ibibazo. Thomas Aquinas, umunyabwenge wa Kiliziya Gatolika y'i Roma, yaravuze ngo papa uburenganzira ahabwa afite umwuka n'imbaraga z'igihe gito nk'umwami w'isi. Papa w'i Roma nk'umukuru wa guverinoma ya papa afite ububasha n'ubuhangange kuri guverinoma zose zo mu isi. Guverinoma zose. Ibi ni inyandiko ikomeye, nta gikabije kuri iyo, kandi aturuka ku isoko ikomeye. Uburenganzira bwo kurahira kw'abami gukomorwa mu itegeko ridashyikirwa rya papa nk'uwungirije Yesu Kristo yashyizwe mu mahanga yose y'abakristo. Cardinal Henry Manning mu cya 892 yari umukuru w'abasenyeri ba Westminster, yari akuriye amahanga yose yo mu isi. Ni ingenzi kuba Bibiliya itubwira aya magambo yashyizwe ku musaraba mu ibanga rya Kristo Yesu w'i Nazareti, umwami w'abayuda. Wabisanga muri Yohana 19:19. Ariko muri Gatolika y'i Roma ibambwa rifitwe amagambo inri yanditswe. Ariko birebye mu inkoranyamagambo ya Webster bisobanuye Jesus Nazaranus Rex. Mu irahira ry'abajesuiti bisobanuye ibintu bitandukanye. Bisobanuye Iustum Necar Reges Impios, bisobanuye gusesa no gukuraho ibyaha cyangwa abami, guverinoma n'abayobozi. Ni amagambo y'ingenzi. Ikindi ni uko bashaka kurimbura uprotestani. Dushima mu mitima yacu iri tegeko ngo ibitaduhuza bigomba guseswa, kandi turiteguye kubikora ubwo tuzaba twabonye uburyo n'ibikoresho by'imbaraga kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Ubu protestani muri iki gihe buri gushira bukanaseswa. Dushaka ko igira imibereho mibi, ikagendera ku gikanka cyayo cyavunitse n'amagufwa yayo yavunaguritse. Reka twihutishe iseswa ku mbaraga zacu dufatanyije. Maze barandika ngo protestani buri kubora kandi buri gucagagurikamo ibice. Dutangiye kubyungukiramo ku bantu babo bakomeye. Iri ni ijogora ry'umugambi w'ibanga. Abo n'abagatolika babi, abamaneko, abajesuiti n'ingabo z'abanyeroma z'ubwami bwo mu nzagihe, na papa w'i Roma nk'umwami. Ni nk'ubucakara bw'isi, nabo ni nk'abayobozi bari gutegurwa. Ibyo ni byo bahagarariye, nta nubwo bizera imigambi y'Imana. The Brothers Karamazov, ni muri icyo gitabo byakuwe. Izi nzandiko zose generali w'abajesuiti ashaka kuba umutegetsi urenze abandi bategetsi, aho abajesuiti bemewe bazaba abayobozi. Icyo byasaba cyose ubwoko bwabo n'ubw'igitugu kavukire, kandi nanone ni umwanzi utiyungwaho ku bigendanye n'ububasha. Ignatius Loyola yarivugiye ubwe ko imbaraga za generali zizaba ari nyinshi, ku buryo niba bihesheje Imana icyubahiro azaba afite ubushobozi bwo gukuraho abashyizweho na papa. Ubwo ni ubuyobozi bukomeye cyane. Friedrich von Hardenberg yaravuze ngo ntabwo mu mateka y'isi uyu muryango wari wabaho. Sena ya kera y'i Roma ubwayo ishyiraho imishinga yo kuyobora isi yose yizeye intsinzi. Bashaka gutegeka isi, na papa ari we muyobozi wayo.
umunyagatolika w'i Roma Lafayette yavuze ko ngo ni igitekerezo cyanjye ko ababohoye iki gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimburwa bizaba bitewe n'abatambyi b'abajesuite ba Kiliziya Gatolika y'i Roma, kuko nibo bakubitana ibiboko abanzi babo ku baturage no ku myizerere yigenga. Bakoze iperereza ku ntambara nyinshi z'i Burayi. Abatuvugaho ni abantu bagaragara. Morse niwe wakoze Morse code, yavuze ngo aba ni abakozi bahe, nibo buzuyemo abajesuite ubutegetsi gikwira bo kurwanya uburiganya no gushaka amategeko y'ubukiranutsi, ubutegetsi bwatotejwe mu kurenganya mu bihugu nyagatolika mu Butaliyani babaye ibitihanganirwa n'abantu bashaka kubirwanya. Uwo ni uwundi mugabo ugaragara. Archduke Maximilian Francis yaravuze ngo barivanze mu rukiko maze igihugu kibafatira umugambi mu butabera bakarwanwa bashaka kwigabiza isi. Kandi twabikomeza, iyi ni inyandiko yo kwibandwaho cyane. Uyu ni Michael Angelo Tamburni, generali w'abajesuite, avugana n'umwami wa Brancas. Aravuga ngo mana yanjye, muri iki cyumba sinyobora Paris yonyine n'Ubushinwa, nabwo si n'Ubushinwa gusa, isi yose nta muntu uzi uko biyoborwa. Biratangaje. Ibi ni byo abajesuite ubwabo bavuze. Umuntu wafataga penetensiya papa yari umujesuite. Papa ubwe yazaga kwihana ku mujesuite. Ibyo mvuga byose ni inyandiko. Hano hari Jean Baptiste Janssen, yayoboye mu cya 1946 kugeza mu cya 1964, kandi asa n'umuntu mwiza. Murabona ko iyi shusho yafatiwe muri Saturday Evening Post, ni ikinyamakuru cyo mu cya 1959. Ibi ni byo ategeka, ari byo tuzarebaho mu cyigisho gikurikira. Ayobora ibigo bikorera mu bwiru bikurikira: umutegetsi w'ingabo z'abatasi ba Malta, niwe ukuriye ingabo za Malta. Umuyobozi w'imihango y'abongereza wa Freemasonry, ubuyobozi bwa Illuminati, abatasi bo muri Columbus, abatasi ba Ku Klux Klan, B'nai B'rith, igihugu cya Isilamu n'ingabo zacyo zihariye zitwa imbuto za Isilamu, abatasi ba Columbus, n'akazi ku mafia Opus Dei n'umuyobozi w'abavandimwe bato. Buri kigo kiyoborwa n'umujesuite. Ese gute? Ni gute babayobora? Kandi niye ntego yabo? Ese ninde munyamuryango urugero w'abatasi ba Malta? Ninde munyamuryango uyu munsi w'abatasi ba Columbus? Ninde munyamuryango wa B'nai B'rith? Ninde uyobora imbuto za Isilamu? Ninde uyobora Opus Dei? Ninde uyobora Skull and Bones n'ayo masosiyete y'ibanga? Kandi niyihe migambi yabo? Ibyo nibyo tugomba kuvumbura. Mwibuke ko Roma ishaka gusubirana imbaraga n'ubutegetsi, kandi ko ari ihuriro ry'iby'iyobokamana. Bashaka kuyoborera isi ikiyoka, atari ku bwa Yesu Kristo. Ikiyoka cyabahaye imbaraga n'intebe n'ububasha bukomeye. Ibi biteye ubwoba. Izi mbaraga zishobora kuba zitegeka mu gihugu cyawe n'icyanjye. Ariko inkuru nziza ni uko Yesu yari yarabivuze. Tubisaba mu byahishuwe, kandi aravuga ngo ibyitso byose bagira, imigambi yose bacura, ubwami buzajya kwande? Buzajya kwa Yesu. Mube mutegereje. Ntacyo tugomba gutinya rero. Mundi mwanya ndabereka ibigo bikora mu bwiru n'abanyamuryango bayo abari bo. Nk'uko twabivuze mu cyigisho gishize, uyu ni Jean Baptiste Janssen, umwe
uwo mu bajenerali bakomeye b'umuryango wa Yesu, yari umuyobozi kuva mu cya 956 kugeza mu cya 964. nawe yavuze ku buyobozi bwa Malta, abashrines, ubuyobozi bwa Illuminati, abatasi ba Columbus, Ku Klux Klan n'andi masosiyete yose y'ibanga ayoborwa n'abajenerali b'abajesuite. Ukurenganya kwa Kiliziya Gatolika mu Budage kwageze gusa kuri bamwe batitangiraga kuba ibikoresho by'ubushobozi bw'idini na leta. Rimwe na rimwe biba bisa nk'aho abagatolika nabo bababazwa, ariko ayo matsinda y'abagatolika atubahiriza iki gikorwa azakurwaho. Abayobozi bamwe b'abagatolika bitandukanyije n'abajesuite barishwe, baratsembwe. Mu ihinduramatwara ry'Ubufaransa, abadominikani bari barigaruriye ubuyobozi bw'abajesuite bakuweho. Abajesuite basubirana ububasha. Intego yabo yari kandi iracyari ugukuraho ingaruka z'ubugorozi no kugarura ubuyobozi bwera bw'i Roma bw'igihugu cy'Ubudage. Mu yandi magambo, bagombaga kuba icyicaro cy'ivugurura ry'ubwami bw'Ubudage. Leo H. Lehman mu cya 1942 n'umwanditsi w'amateka w'umunyamerika wabivuze. Ese ibi ntibitangaje ko perezida w'Uburusiya n'abayobozi benshi ba politiki batanze icyizere cyabo ku Budage ko bugomba kugira impinduka ku buyobozi bw'Uburayi bushya uyu munsi? Ese ntibitangaje ko umutambyi w'umuyezuiti Padiri Steffler atari Hitler wanditse Mein Kampf, ahubwo niho wabisoma Mein Kampf? Aba SS bakoreshaga iki kimenyetso cy'igihanga n'amagufwa asobekeranye. Ese cyari ikimenyetso cy'iki? Murabyibuka? Cyari ikimenyetso cya Jupiter, imana y'urupfu. Cyari ikimenyetso cya Osiris, wari imana y'urupfu. Anubis yari undi uri mu ishusho ya Osiris, ni imana y'urupfu, ni imana y'abapfuye. Ariko Yesu yaravuze ngo, ndi imana y'abazima, ntabwo ndi imana y'abapfu. Nahitamo gukorera imana y'abazima. SS yari umuryango washinzwe na Himmler, ategetswe n'amategeko y'abajesuite. Amategeko n'imikorere y'umurimo by'umwuka byahatiwe gukorwa na Ignatius de Loyola yashyizweho na gahunda ya Himmler yakurikije. Kubaha niryo ryari itegeko ry'ibanze. Buri tegeko ryagomba kubahirizwa nta mpaka. Buri murongo uri gusomwa ku isoko yizewe. Kandi nanone mu gitabo cyiza Intambara Ikomeye tubona igitekerezo cy'abajesuite. Mu Bukristo, ubuporoso bwarwanywaga n'abahizi bakomeye. Intsinzi za mbere z'ubugorozi zaratambutse. Roma yashyizeho izindi mbaraga bizera ko zizarimbura ubwo bugorozi. Aha niho abayobozi bw'abajesuite bashinzwe. Murabona icyo umurongo uvuga. Urutonde rw'abagome, inkozi z'ibibi n'abayobozi bafite imbaraga bakuwe mu isi no mu binezeza by'isi n'iby'ubuzima, bishwe n'ibirego ndetse n'ibitekerezo byabo biburizwamo. Nta tegeko bari bazi, nta huriro uretse iry'ubuyobozi bwabo, nta n'umurimo bagize uretse wo kwagura itegeko ryabo. Ntabwo tugomba gusoma byose, ariko babigize intego yabo kurimbura ubuprotestani. Ubuyobozi bw'abajesuite tubona nk'igitekerezo cy'uburyo buteza imbere itegeko ry'agateganyo no mu isi yose. Murambwira ngo Ubushinwa ntabwo buzaba bwitaweho cyane, ariko twasomye inyandiko y'umujenerali w'abajesuite ubwo avuga ko ategeka Ubushinwa. None se ndutegeka ubukomunisme? Ni abajesuite. Abajesuite barawuremye, rero barawutegeka. Babyitoje muri Amerika y'Amajyepfo, aho bayitoreje mbere y'uko babushinga babishyira mu bikorwa. Biratangaje cyane. Uyu ni Count von mu cya 1911, umukire w'Umudage, akaba yari umujesuite wavuze ibi. Ese abajesuite bunguka iki? Kuri bo bashaka icyubahiro cy'Imana, ariko iyo witegereje ubona bashaka kwigabiza isi gusa. Nibo bayiyobora, inyandiko imwe ku yindi.
kandi papa afite ibihumbi by'abatasi ku isi yose, barimo abajesuite, abatasi ba Columbus, abatasi ba Malta, Opus Dei n'ibindi, n'amashyirahamwe y'abatasi ba Vatican, n'umurimo w'ubutunzi ntawabakurikira. Na Dave Hunt, umwanditsi w'umubatisita w'amateka y'Amerika, arabyivugira. Reka turebe ibigo bimwe na bimwe. Reka turebe aba Freemason. Mu gitabo The Grand Design Exposed haravuga ngo mu by'ukuri abajesuite b'i Roma banojeje Freemasonry kuba igikoresho cyabo gikomeye basoza imigambi yabo ku baprotestante. Abanyamuryango ubwabo b'aba Freemasonry barashukwa kuko babibonye ntibabikora. Itegeko niryo rikoreshwa kandi nabo ubwabo bagashukwa, kandi abakuru b'ayo matsinda nibo bonyine babizi kandi bakoreshwa n'abajesuite b'i Roma. Ni ubwenge butangaje gukoresha gukora ibyo udashobora gukora ku mugaragaro, nk'uko watungiwe agatoki ko Protestant ari antikristo. Ibi biratangaje. Uyu ni umunara w'urusengero n'itorero mu kirwa cya Mallorca muri Espagne, kandi naho uhabona ikizu cy'imitwe ibiri, kandi wajya mu rusengero urwo ari rwo rwose kuri iki kirwa uhasanga ikizu cy'imitwe ibiri ku bicaniro by'izo nsengero. Nk'uko navuze, Adam Weishaupt, ise w'uwi Yakobo, ni nawe washinze Illuminati. Kuva mu kigo cy'abajesuite cya Ignosla kivugwaho kuba urugaga rwa Illuminati rwa Bavaria rwashinzwe na Adam Weishaupt, niwe warushinze. Bigaragara ko yagize uruhare runini n'imbaraga ngo rwamamare muri sect. Ubona ko bakoresha imbere. Aha hari abajesuite b'abajenerali babiri. Uyu ni General Ricky, uyu ni General Ledokowski. Biratangaje cyane ko uyu guhera mu cya 723 kugeza mu cya 814 yayoboye mu gihe cyo kumenyereza ubwo butegetsi. Ese Vatikani yamenyekanye ryari? Twibuke ko guhera mu cya 723 kugeza mu cya 814 Vatikani yamenyeje abajesuite hagati muri iyo myaka. Se byagendekeye bite Vatikani icyo gihe? Habayeho uruguma rwica na papa atwarwa mu buroko apfirayo. Ese ninde wateye papa urwo ruguma? N'ubuyobozi bwo mu rusengero ubwarwo. Kurwanira imbaraga. Yanashyizeho Illuminati mu gihe cye akoresheje Weishaupt, kandi ni nawe se w'ubukomunismu bugezweho, wanafatanyije n'abajacobin gukora ihinduramatwara ry'Abafaransa. Mu myaka ishize, generali w'abajesuite Ledowski n'ababolshevik be bashyiraho nabo ihinduramatwara ry'Abarusiya mu cya 1917 ryasaga n'andi mahinduramatwara. Ibyo nzabigarukaho ninigisha ku mpinduramatwara y'intambara n'abanyagitugu mu byigisho bikurikira. Ubuyobozi bukuru bw'Ubufaransa bw'abajesuite Edmond Paris yaravuze ngo ihinduramatwara ry'Abarusiya ryo kuraho Charles, umurinzi w'itorero rya Orthodoxe, ibyo biba bitarishe uguhatanira bifashishwa kwinjira n'itorero ry'i Roma. Tugomba kurwana bigishyushye. Icyamamare Rusicom, ishuri ry'Uburusiya ry'i Roma, ryashinzwe mu cya 1929 n'intumwa ryaryo zitemewe zizatwara inkuru nziza muri iki gihugu. Ikinyejana kimwe nyuma y'ihagarikwa ryashyizweho na Tsar Alexander wa mbere, abajesuite bazongera bigarure isi ya Slav. Ese isi ya Slavic yarababaye? Batemwe n'imbaga y'abantu. Amateka aratwereka ibyahabereye ubwo Stalin, umwe mu bicanyi ba mbere, yakoze akazi ke. Frederick the Great w'Umurusiya yagaruye imihango ya kera y'amategeko y'Abamason ikomeye, kandi niwe ubwe wanditse itegeko nshinga ayobowe na generali w'abajesuite. Encyclopedia of Freemasonry ya Albert Mackey niko avuga ubwe. Biratangaje. None nimwe
tegereza ibi ni isoko itangaje yitwa Isis Unveiled, cyanditswe na Blavatsky ubwe, umwanditsi w'amahame y'ibanga. Avuga ko imihango ikomoka ku bana ba Ignatius Loyola, umugenzo w'Abongereza, kandi ibi byose babikoze ku itegeko rya generali w'abajesuite. None ndi uyobora Freemasonry ni abajesuite nta gukekeranya. Hano twemeje itereranwa ry'iperereza ry'Amason mu guhuza ubundi buyobozi bw'iperereza. Akeka ko ashobora kuzageza ku cyubahiro cya IHS, Imana yera kandi nyir'ubushobozi, no kubahiriza amategeko dutangaho inama. Uyu ni umuco muri Freemasonry, ukaba ari uw'abajesuite. Mu yandi magambo, mu ncamake Freemasonry, abajesuite bayobora Freemasonry. Hano hari ingoro ya Freemasonry iri muri Oklahoma. Hari IHS, ni ingoro ya Freemasonry, ni icumbi. Hariho IHS. Haracyari abagore bashaje, abagabo n'abakecuru muri icyo gihugu bazakubwira bati nuhiga Masonry mu mategeko yayo yose uzagera ku kigero cyiza cyane. Umukuru wa Mason ku isi uzasanga ko umukuru wa Mason n'ukuriye umuryango wa Yesu ari umuntu umwe. James Patron, umwanditsi w'umunyamerika. Hari abantu benshi bavuga ibi bintu. Abatasi ba Malta, aba Freemason nibo bagaragara, naho abajesuite n'abatasi ba Malta nibo babyishe inyuma. Abajesuite banayobora abatasi ba Malta. Mbese ni bande? Bafite icyicaro i Roma, ariko abatasi babaga ku kirwa, ariko banabaga mu butegetsi bwa gisirikare. Ni abatasi bakuriye icungamutungo ry'isi, uruganda rw'ibikoresho bya gisirikare ku isi, bayobora Chase Manhattan Bank n'amashami yayo yose, bakuriye amahuriro y'abatasi bose, KGB, CIA. Ibi byose bigarura imyaka y'umwijima. Ibi byose ndi kuvuga ni byanditse, ntacyo ndi kuvuga. Ntimunshinje ngo hari icyo navuze, ndimo ndasoma. Ese ni bande? Harimo ukuriye abatasi ba Malta muri iki gihe muri Amerika, ubu yarapfuye. Uyu ni Francis Joseph Cardinal Spellman, abakardinali bo muri New York, kandi icyicaro cyabo ni katedrali ya St Patrick, Diocese ya New York. Hari benshi, harimo Terence Cardinal Cook na Cardinal O'Connor na Cardinal ukuriye abasenyeri ba New York, Edward M. Egan. Reka no turebe abanyamuryango b'abatasi ba Malta. Biratangaje, bamwe ni abakera, abandi ni ab'iki gihe. General Lavena, George Anderson, Angleton, Azru, Bertie Bobbs, Bonaparte. Ese iryo zina hari icyo ritwibutsa? Borges, Bradley Bird, Pat Buchan. Ese wowe hari icyo tubwira? James Buckley, Prescott Bush. Ese ntacyo bitubwira? Frank Capra, William Casey. Ese hari icyo byo bitubwira? CIA, Cisnera, Cook, Scofflon, Delo, Gista Des. Ese we ntacyo tubwira? Perezida w'Ubufaransa, Bill Donovan, Allen Dulles, Avle Dulles, Edward Egan, uwo ni wa mukardinali ubwe, Franz Egon, John Farrell, Fragan Flynn, Gelly Gellen, Gorman Grace, General Alexander Hayes. Ese we hari icyo tubwira? Otto von Habsburg, Conrad Hilton, Helen Himmler yari umutasi wa Malta, J. Edgar Hoover, FBI, CIA, Joseph Kennedy, Teddy Kennedy, Lanny Lehman, Lorenzo Luce, Henry Luce washinze ibinyamakuru byiza na Time Magazine n'ibindi, uzi kwamamaza, McDonald, Manhattan, byinshi cyane. O'Neill Ortiz, Franz von Papen, umugenerwabikorwa wa Adolf Hitler, Peron, Roca. List irakomeza. Frank Shakespeare, Martin Shaw na Frank Sinatra yari umutasi wa Malta ku nyungu ze. Rero hari abantu b'ibyamamare bari abatasi ba Malta. Bite ku batasi ba Columbus? Uwabashinze ni Padiri Michael McGivney. Yabayeho igihe gito cyane maze arapfa. Yari muto, yapfuye afite imyaka 38. Hari ibendera, hari n'ipaji ya internet yabo imuvugaho.
kandi muzahabona ibintu bitangaje. Ese muribuka icyo ari cyo? Ni uruhago rw'imbunda zakoreshejwe mu ihinduramatwara ry'abafaransa mu ishyirwaho ry'uburenganzira bwa muntu. Ese ni iki? Imbunda kandi zifite ipfundo. Ese bisobanuye iki? Imbaraga zose mu muntu umwe. Ese uwo muntu ninde? Ese ninde abatasi ba Columbus bashinzwe n'umupadiri wa Gatolika ya Roma bashikaga ko agira ububasha? Birumvikana ni papa. Abatasi ba Columbus batangiriye muri New Haven, Connecticut mu cya 882. Yari afite imbaraga z'abantu 300,000 kandi abanyagatolika ba Roma nibo bonyine bari bemerewe kubamo. Biremewe gukora ahantu hatatu. Ni umutima wa politike. Ntabwo wajya muri politike udafite sinyatire y'aba bantu. Ibi bizwi n'amamashini ya politiki nk'abapolitisiye batari abanyagatolika. Bo abakandida babo bagombaga kwemezwa n'i Roma n'abatasi mbere y'uko biyamamaza cyangwa kuba perezida. Ishoramari ry'abatasi ba Columbus ni politike. Politiki y'abajesuite. Byanditse mu gitabo A Menace to the Nation. Ubu ni ubushinjacyaha bukomeye. N'intwaro zabo biraza kugenda byumvikana neza uko dukomeza kwiga. Turamenya aho tugana. Muri iki gihe Roma ifata mu byumve neza. Uyu munsi i Roma bafata umutwe ukoresha igitugu nk'inyigisho zabo n'inyungu zabo. Ntabwo dufite umwigisha gusa umujesuite Padiri Colin usingiza Ubutaliyani bwa Mussolini nka demokarasi ya gikristu, ahubwo ikinyamakuru rusange cyabo cyitwa Civiltà Cattolica. Iki kinyamakuru cy'abajesuite kiravuga ngo uru ni urugingo rw'inzu y'abajesuite. Kiravuga ngo gutegekesha igitugu ni uburyo bumeze nk'imigenzereze y'idini ya Roma. Ibi biteye ubwoba. Ese mumaze kubona ko gutegeka kugenda kwiyongera? Mwabonye bimwe muri ibi? Ese mwabonye ko mufatwa nk'abantu bagomba kunamira ubutegetsi inshuro 20,000? Noneho hari n'iri shyirahamwe Opus Dei. Ni idini rikorera mu bwiru rifite inshingano yo gushyigikira ubupapa. Kandi aba bantu bagendana ibikanyaga kugira ngo bibabura imibiri yabo kugira ngo bajye bagumana ubwo babare badateshuka ku nshingano zabo. Kandi barimo abayobozi bakomeye cyane nka perezida wa Portugal ni umunyamuryango wa Opus Dei. Dufite n'umuryango wa Skull and Bones. Ese ni bande? Bafite igihanga n'amagufwa atangaje. Ibyo biragaragaza iki? Ubu murabizi ni Jupiter. Kandi bafite umubare 3-2-2. Iyo turebye mu itangiriro ry'icya 3:22 tuhasanga dore umuntu ahindutse nk'imwe muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi. Byakujije umuntu ku rwego rw'ibigirwamana. Iyi ni kaminuza ya Yale aho bari. Reka noneho twifashe abayobozi ba Skull and Bones. Uyu ni Anthony Sutton. Reka tumubaze uwo ari we. Nize muri kaminuza ya London, Göttingen na California. Nakoze ubushakashatsi mu kigo cya Hoover, kaminuza ya Stanford, nk'umwarimu w'iby'ubukungu muri kaminuza y'umujyi wa California. Yagize umuhati wo kuvuga no kwandika igitabo kandi byaramuhenze. Ariko reka turebe ibyo yanditse. Hari igitabo Anthony Sutton, American Secret Establishment, Introduction to the Order of Skull and Bones. Kugira ngo ntabishyira mu magambo yanjye, reka mbisome. Birarangiye. Ni Bush yatsinze amatora. Reka turebe iyi video. Kaminuza ya Yale. Amaraso y'imiryango ikomeye ya Amerika yatuye ibikorwa by'ubusambanyi mu gituro giteye ubwoba, mu cyumba cyuzuye umwotsi n'abaherwe mu by'imbaraga bakoresheje ubukungu bw'isi. Izi ni raporo z'ibikorwa bimwe na bimwe by'amasosiyete ya Amerika, amatsinda amazina nka Bilderberg, Skull and Bones na Trilateral Commission. Sosiyete ya Skull and Bones yatangiye mu cya 1932, itangizwa na kaminuza ya Yale muri New Haven, Connecticut. Bashyizeho sosiyete ikorera mu bwiru ifite amabwiriza n'imigenzereze itarahinduka kugeza uyu munsi.
ihangwa ry'imihango ya Skull and Bones iba muri Mata mu ndiba y'imva. Umuyobozi w'icyubahiro niwe uba uyoboye imihango. Iyo amaze kwambara aba yitwa Uncle Toby. Umuyobozi muto mu myaka aba yitwa Little Devil, yambaye imyenda nk'iya Satani. Umubonesman w'ijwi rinini yambara nka Don Quixote. Undi nk'uwashinze iyo kaminuza Elihu Yal, undi nawe yambara nka Papa. Byari kuba bisekeje iyo mu bonesman batatu haba hatarimo abakuru b'ibihugu nka William Howard Taft, George Bush na George W. Bush. Abasenateri benshi n'abambasaderi, abakuru b'inganda nka William Whitney, abakozi ba CIA, abakuriye agashami ko kurinda umujyi n'abashinzwe kwamamaza Henry Luce. Kubika ibanga nabyo birakenewe. Muri 1999 mu nkuru ya George W. Bush igaragaza interuro imwe gusa y'ubunyamuryango bwe muri Skull and Bones. Aravuga ngo mu mwaka wanjye wa nyuma ninjiye muri Skull and Bones, sosiyete yo mu bwiru yo mu banga nta kindi narenzaho. Iryo banga ukurikije abandi bashakashatsi babonye ko ari uguhisha ko abayoboke ba Skull and Bones ari bo nkomoko y'intebe zikomeye zo ku isi. Umubonesman uzwi cyane ni perezida wacyuye igihe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Bush. Ukurikije ku mihango ya kera utagomba kwemera ko ari umunyamuryango. Nyakubahwa, ese uri mu muryango wa Skull and Bones? Mumubwire asohoke mu cyumba. American Journal nayo yahawe igisubizo nk'icyo ubwo twabazaga George Bush Jr. guverineri wa Texas niba ari umunyamuryango. Ese biracyabaho? Nibanga cyane, nanjye ubwanjye sinzi niba bikibaho. Okay, murabona ko George W. Bush ari umunyamuryango. Baryama mu mva, bakaramya igishushanyo cya Papa, bakaharahirira ubwitange, bagakora ibikorwa by'ubusambanyi mu mva byo ntari buvugire hano. Biteye isoni. Aba ni abakuru b'ibihugu bikomeye ku isi, ariko bari muri ibi bigo bikorera mu bwiru. Ubu tugiye mu matora. Iki ni ikinyamakuru cyo mu Budage, Financial Times cyo mu Budage, Gashyantare muri 2004, cyemeza ko Kerry, umuyobozi nawe wahataniraga ubuperezida na George W. Bush, ari umunyamuryango nawe wa Skull and Bones. Ese bimaze iki gutora kandi bose baturuka mu nkambi imwe? Iby'aba bantu bashaka nibyo bizera. Tuzabireba mu cyigisho gikurikira. Ubuyobozi ni iki kandi bwatangiye gute? Abayobozi mu mbere babizi nk'ubuyobozi, abandi hashize imyaka 150 babizi nk'igice cya gatatu kabiri nk'ikigo cyo mu bwiru bw'Ubudage. Ibi ni ingirakamaro. Ibi byagaragaye ubwo bacengeraga bakiba impapuro zimwe z'urwo rugaga ruzwi nka Russell Trust mu cya 856 cyangwa nka Brotherhood of Death, kuko bakorera imana y'urupfu yitwa Anubis, Osiris cyangwa Jupiter. Igice cya Amerika cy'ubushobozi bw'Ubudage cyashyizweho mu cya 833 muri kaminuza ya Yale na General William Hutchinson Russell na Taft, umugabo wabereye icyarimwe perezida n'umukuru w'ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe. Biratangaje. None ubuyobozi bw'Ubudage ese bishatse kuvuga iki? Illuminati yakomotse muri kaminuza ya Ingolstadt n'abanyamuryango bayo bari abanyeshuri bayo, ariko bagombaga kuba abanyeshuri bazwi, abanyeshuri b'abakire. Ubwo butegetsi bwatangiriye muri Yale mu cya 1933, ariko Skull and Bones ni igice cy'ikigo cya sosiyete y'ibanga y'Ubudage. Ese urwo rugaga rushushanya iki? Abanyamuryango babo bafite umuco wo gushyira abana babo n'imiryango yabo muri ubwo butegetsi, kandi imiryango yabo igashyingirana hagati yabo. Kandi bari mu matsinda abiri: imiryango y'Abanyamerika ba kera, irya kabiri ni imiryango y'abakire. Iyo umuntu anashyizwe muri ubwo butegetsi, aravuga ngo uyu munsi arapfa ku isi avuke mu bundi butegetsi bushya aba ari bwo yishingikirizaho. Ubu buyobozi
ni iyindi si ukwayo ifite izina rishya n'abavandimwe bashya 14 babona amazina mashya. Hari n'igice cy'Ubwongereza cyashinzwe muri kaminuza ya Oxford muri All Souls College. Igice cy'Ubwongereza cyitwa The Groups. Rero Skull and Bones siyo yonyine, dufite n'akandi gatsiko, tukagira n'ubutegetsi bw'Uburayi. Iyo The Group ifitanye isano n'Abayahudi binyuze muri Rothschild. Muri make hari umuryango ukorera mu bwiru ku isi hose, urimo abakuru b'inganda, guverinoma n'ibiba mu buzima byose, kandi nibyo bihangange ku isi. Kandi niba hari umugabane wa sosiyete y'Abadage y'ibanga ni Illuminati. Na George W. Bush yaravuze ngo hari uburyo 1000 bwo kumurikira isi ubu. Biratangaje ukuntu ubutegetsi bwandika amategeko nshinga menshi. Abanyamuryango bandika itegeko nshinga. Urugero, Archibald ariwe munyamuryango wa Skull and Bones yanditse itegeko nshinga rya UNESCO. Ubu tugiye kureba UNESCO, turebe icyo ibereyeho. Amatorero, ihuriro ry'ubumwe bw'iyobokamana rikuriwe na Skull and Bones. Biratangaje, ihuriro rishimishije. Turaza kubigarukaho mu buryo burambuye mu cyigisho gikurikira. Gushyiraho urugaga rw'amategeko, itumanaho n'inganda, ishyirahamwe nteganyagihe, kandi ibi byose biyoborwa na bwa butegetsi. Uko niko igice 3 gikora. Hari intebe hagati, murabona ko hari ijisho rireba byose, ariko iki ni ikindi kintu. Hari icyicaro hagati mu ruziga, hari n'urundi ruziga hagati, uruziga rwa Atlantika. Umuryango wa Bohemian ni umuryango wo muri Skull and Bones. Sosiyete y'abakerarugendo, ubutegetsi bwa Penumbra n'igice cya 3 komisiyo ya Trilatero. Uko niko bakora. Ushobora kubishyira muri ubu buryo: umuryango w'ububanyi n'amahanga, umunyamuryango w'abibumbye, Bilderbergs, umuryango w'i Roma, ikigo cy'ubwami cy'ububanyi n'amahanga, na komisiyo ya Trilatero. Illuminati n'ibiyobora ibintu byose nibo bicara ku ntebe zengurutse ameza. Ubu murabona ko Bohemian Club igize uyu muryango. Ese Bohemian Club ni iki? Aha hari agashyamba ka Bohemian muri Kanama tariki 2 mu 1982. Inkuru ya Newsweek yatangaje ko iyi ni iyindi nyandiko. Inkambi z'icyamamare yo mu mpeshyi ku isi n'agashyamba ka Bohemian iri muri kilometero 25 z'amajyaruguru ya San Francisco. Ni mu ishyamba, ni umunara, ariko n'iminara yacengerwa, kandi umunyamakuru umwe yashobora kwinjira. Abarinzwe ni 2700, ariko hagendwa nk'igihugu cyagutse cya San Francisco cy'abagabo cyadutse cy'umuryango wa Bohemian, aho buri perezida w'abarepublikani babaga guhera kuri Herbert Hoover. Iyi ni inyandiko. Uyu ni umuhango wo mu gashyamba ka Bohemian wafotowe cyangwa ugafatwa video mu bucece n'umunyamakuru umwe. Byateye impaka zidasanzwe. Ubu murabona duke hano, ndaza kubasobanurira ibiri kuhabera. Muri iri shyamba haragaragara abagabo bambaye ubusa. Bagomba kugenda bambaye ubusa. Bamwe bavuye muri uyu muryango kubera ko bari barambiwe kwambara ubusa. Ibaze buri mu perezida wa Amerika niba yarabaye muri uyu muryango wa Bohemian. Bitekereze, abatambyi baba bambaye amakanzu ya papa, baramya igihunyira. Kubera ko igihunyira kiba mu mwijima, ubwo bavuga ko gifite umucyo mwinshi. Hari indi mihango yo nashaka kuvuga iba hagati yabo. Baramya isanzure, kandi ubwo ni ubupagani. Haba indi mihango yo kuvugaho iba hagati y'abo bantu baba bambaye ubusa. Iyo musomye muri Bibiliya zanyu musanga abo basengera mu ishyamba ari abitwaga abagoreka. Hari abantu bo mu nzego zo hejuru kandi batunganye, kandi umwami yashoboraga kuza akabigaragaza.
uku ni ukuramya isanzure, uku ni ukuramya rusuferi, kandi abaperezida b'isi bose ni abayobozi bayo. Reka turebe kuri video. Mureke bo mu ishyamba bose bitwa intungane, muzamure imitwe yanyu mwa biti mwe, namwe minara muzamurwe, kuko ngubu ubuturo bwa Bohemian n'ahera he n'inkingi y'inzu. Ubwiza ntibushira, kandi turaramya ubwiza buhoraho, kuko umunezero udashira niwo dushaka, kandi aradukikije. Aho hari igihunyira, ibidukikije byiza, ubuhungiro bw'imitima ibabaye. Turunamira umwe gusa, ikiremwa cyiza, nuwo kwizerwa. Izindi nshuti zishobora kunanirwa. Abana bato bizera ntabwo bajya bashidikanya ubwiza n'icyizere. Bunamira basenga ibishushanyo. Bohemians n'abatambyi, turunamira umwe gusa, ikiremwa cyiza, nuwo kwizerwa. Ntabwo bajya bashidikanya ubwiza n'icyizere cye. Gihunyira cya Bohemia, utugire inama. Iyo niyo migenzereze, birerekana ukuramya ibyaremwe. Ni ikizira muri Bibiliya, kandi abanyamuryango bayo byo ni bande? Reka dukomeze. Iyi ni inkuru muri Mother Jones. Ni inkuru y'abanyamuryango bazwi. Urugero: George P. Schultz, Stephen Batchelor, George Ford, Henry Kissinger, William Buckley. Ese muribaza aba bose bagenda bambaye ubusa no kuramya igihunyira? Ese ntibitangaje? Fred Hadley, Griffin, Haywood, Cole, Stella, Ronald Reagan, Clausen, George Bush, William French Smith n'abandi. Uburyo bwo gukora ubutegetsi. Ibikorwa by'ubutegetsi bigamije guhindura sosiyete, guhindura isi, kuzana ubuyobozi bushya bw'isi. Ubu ni ubuyobozi bwateguwe burwanya amategeko akomeye y'uburenganzira bwa muntu. Iki ni igitugu. Nzabereka ibikorwa by'uburimbuzi bwa papa bizatuma imisatsi yanyu ihagarara. Bizaba mu isi hose. Kandi munyizere, ntuye mu gihugu bizakurikizwa, kandi bigakorwa buri munsi. Biteye ubwoba. Ariko ntabwo mugomba kugira ubwoba, kuko muzi impamvu biri kuba. Nimutamenya impamvu y'ibiri kuba, muzahangayika, kandi hari benshi bari kwirasa kuko batabyihanganira. Abahinzi 4,000 birukanywe ku butaka bwabo baricwa mu gihugu cyanjye gusa. Babuze byose, babuze ibyiringiro, bararashwe, batsembye imiryango yabo yose, kuko kuri bo byari byiza gupfa kuruta kubaho gutyo. Hari icyo muzi? Ubu iyo utanze inyigisho nk'iyi ukerekana ibiyigize n'impamvu yabyo, abantu nibwo bagira ibyiringiro. Babona ko atari bo gusa, kandi ko atari ikintu batumva. Iyo batangiye kubona ishusho yabyo, bagira icyizere, bakavuga bati ni byiza, iri si iherezo ryacu, kuko iki ni ikimenyetso cy'uko Yesu agiye kugaruka, kandi hazaba ubwami bwiza kurusha ubu. Reka ubugingo bwacu tubuhe Yesu Kristo, kuko iyi si nta mumaro ifite. Maze bakagira ibyiringiro. Aho kwiheba, bakagumana icyigisho nk'iki kikabafasha kandi gifite ingaruka nziza ku bihugu aho ibi bibera muri iki gihe. Nta tegeko ryagukiza iyo ubirenzeho. Bayobora uburezi. Muri ibi byigisho ndaza kubereka ukuntu amafaranga, amategeko, politiki, ishoramari, amateka, ubucungamutungo, ubuntu, imiti n'idini, itangazamakuru ntacyo batayobora. Kandi mwibuke ko batari iburyo cyangwa ibumoso. Kandi niba hari inteko y'iburyo n'ibumoso, bazayobora gute? Iryo ni byombi bazabiyobora. Iryo ni itegeko
itegeko rya Hegelian ni ibitekerezo bya Hegelian. Mwibuke ko bombi Marx na Hitler indengakamere z'ibumoso n'iz'iburyo zabishyizweho nk'abanzi b'ibitabo baturutse mu nyigisho zimwe. Hegelianism, ndi kuvuga ibyanditswe n'umwe mu bashakashatsi bakomeye, ibyo byazanye urusaku rw'uburakari bwa Marxist na Nazi. Mwibuke ko abajesuiti babwiwe ko bazakorera ku mpande zombi. Ese murabyibuka? Bakazana n'amakimbirane kuri izo mpande. Aya makimbirane y'impande zitandukanye afite akamaro ko kuzana impinduka bashaka. Muri iki gihe ubu buryo bwandikwa mu nyigisho ya komishoni ya mpande eshatu, aho impinduka itezwa imbere no kumenya uko kwitwara mu bibazo. Ese iryo zina mwari mwaryumvaho? Amakimbirane ni ngombwa na leta ntikuka. Leta igomba kugira uburenganzira busesuye. Bisobanuye ko abantu bagomba kuburanira uburenganzira bwabo muri leta. Ese ibyo mubona biba muri Amerika muri iki gihe? Cyane rwose. Leta ikwiye icyubahiro cyayo. Umuntu ntabwo abaho ku giti cye mu itegeko ngenga, ahubwo agira akamaro mu mikorere ya leta. Uko niko byari bimeze mu butegetsi bwa Nazi. Uyu ni Hegel. Ba Hegel babiri kandi ni abanyabwenge bihishe inyuma y'iyi gahunda. Byarantangaje. Nari mu Burayi byumweru 4 bishize mu Budage, n'abayobozi abakuru b'igihugu cy'Ubudage bashyira indabo ku mva zabo, bakaramya, bakavuga bati ku mva z'abantu ngo ubwenge bwabo nibwo bwatumye byose bihinduka mu Burayi. Babahaye icyubahiro. Mbega uburyo bubi bwa Satani! Ese kuki utavuga ngo ni ubwenge? Itegeko rya Illuminati ryavuze ko iherezo rigaragaza uburyo, naryo ni itegeko rya The Group and the Order, ari ryo Skull and Bones. Bisobanuye ko ushobora gukora ibintu byose nubwo byagusaba gukora iki, ariko ukagera ku ntego wihaye. Hari akazu hanze, akazu ko mu nzu, n'intebe yo mu nzu. Ibi byose, inama y'ububanyi n'amahanga n'akazu ko hanze. Komisiyo ya mpande eshatu yashyizwe na David Rockefeller, irimo abanyamuryango 200 ku isi. Umuryango wa Bond, ubwitange ku buyobozi bushya bw'isi. George W. Bush wari umunyamuryango wa Skull and Bones. Mwibuke ko yavuze ko iki ni igitekerezo kinini, ubuyobozi bushya bw'isi, aho ibihugu byinshi bihuzwa n'igikorwa kimwe. Amerika yonyine niyo ifite uburenganzira bwo guhagarika n'uburyo bwo kubiteza imbere. Ese mutekereza ko bari kugerageza kuzana ibihugu byose muri iyi gahunda? Ese murakeka ko bari guha imbaraga ubutware bw'umugore ubayoboye? Ese ni gutyo bimeze? Ninde ubayobora? Abajesuite bavuga ko ari nde ufite izo mbaraga? Ni Papa. Ese sibyo? Ese murumva ari nde warwanira gushyiraho ubuyobozi bushya bw'isi kurusha abandi? Wenda ni Papa. Ese ibyo ntibitangaje? Nguyu hano ubuyobozi bushya bw'umutekano bwo gushaka amahoro bwashyizweho ryari? Mutarama tariki 3, 2004. Ijambo rye ry'umwaka mushya ryasabaga ko hashyirwaho ubuyobozi bushya bw'isi. Umujyi wa Vatican muri Mutarama tariki 2, 2004. Yohani Pawulo wa kabiri yatangiye umwaka mushya ashimangira ko amahoro ashoboka kandi inshingano ahamagarira ubuyobozi bushya mpuzamahanga. CNN yabivuzeho iki? Papa ahamagaza ubuyobozi bushya bw'isi kuva ku wa 4 Mutarama tariki 2, 2004. Umujyi wa Vatican, Papa Yohani Pawulo wa kabiri yazanye umuhamagaro mushya w'amahoro mu burasirazuba bwo hagati no muri Afurika, n'iremwa ry'ubuyobozi bushya bw'isi rishingiye ku kubaha no guha agaciro umuntu no kungana kw'ibihugu. Ese yavuze iki? Uyu mwaka Papa Yohani Pawulo wa kabiri yashinze ibitekerezo bye mu gukomeza amakimbirane ku isi, ariko yabyibanzeho kugira ngo azane amahoro. Hagomba kubaho kubaha itegeko mpuzamahanga n'ishyirwaho ry'ubuyobozi mpuzamahanga bushya bushingiye ku ntego z'umuryango w'abibumbye. Yashyizeho ubuyobozi bugomba gutanga ibisubizo ku kibazo cy'uyu munsi. Icyo
ni icyubahiro ku kiremwamuntu. Ubu ni uburenganzira bwa muntu mu inshingano ryo guteza imbere amasosiyete mu bwisungane bw'amahanga akennye cyangwa akize, kugabana ibikoresho by'ingaruka nziza z'ubumenyi n'ikoranabuhanga. Ese muzi gufatanya ibikoresho? Mwari mwabyumvaho? Hari izindi zina ryabo byitwa kongera, gukwiza ubukire. Ese mwari mwabyumva? Reka nongere mbibasobanurire. Kongera gukwiza ubukire byitwa kubwaka ubufite ukabuha utabufite. Ese ibyo birasobanutse? Ese nimugenza mutyo, ni ibihe bihugu bizagirwaho ingaruka cyane? Ni ibihugu by'abagatolika cyangwa by'abaporotesitanti? Ni iby'abaporotesitanti nibyo bikize. Ahantu hose wabibona. Mu byigisho bikurikira ndaza kubereka ko hari n'inzandiko zivuga ukuntu ugukwiza ubukungu n'uko bizagenda, n'urwandiko ruvuga uko bigenda. Ibyo nibyo mbona biri kuba muri guverinoma y'igihugu cyanjye ntaho bitunga agatoki. Bisobanurwa n'ubushake nk'uko mubibona. Hari irindi jambo risobanura kwaka ufite ugaha udafite, byitwa ubujura. Kwiba. Ntukibe, niko Bibiliya ivuga. Papa i Roma aravuga ngo ntukibe, ariko arabikora. Ndaza kubereka ibaruwa ye, murumirwa. Ubuyobozi bushya bw'isi buzaba ari ahantu hatangaje. Sinshaka kurugiramo uruhare, kuko Imana yanjye iravuga ngo ubwami bwanjye si ubw'isi. Iyo biba ari byo bari kundwanira, ariko si ubw'isi. Ubwami bwanjye buri hejuru. Hari ubutunzi bwanjye. Ahari ubutunzi bwanjye niho umutima wanjye uzaba. Nashobojwe nuko mbaho bisesuye ku byo natsindiye, kuko nzi ko ntacyo bikimaze. Muzi ko mu gihugu cyanjye iyo ugiye mu kiruhuko ugaherayo ukagaruka, inzu yawe iyo usanga yaruzuyemo abandi bantu udashobora kwirukana, niyo inzu yaba ari iyawe. Ese ibyo mwari mubizi? Nuko babifitiye uburenganzira ko utagomba kuyifata naho yaba ari iyawe. Kandi iyo si imikino, uko ni ukuri. Biteye ubwoba, ariko ninde ubyitayeho? Nkorera Imana yanyijeje ibintu byiza cyane. Ni iby'igihe gito ku bayikorera. Amasezerano meza cyane. Ngiye kubategurira aho muzaba, kandi ndaza kubajyana aho ndi. Mu nzu ya data hari amazu menshi. Aho ngiye kubategurira ntabwo bisobanuye ibyumba, bisobanuye amazu manini. Imana yaduteguriye ibintu ubigeranyije n'iby'isi wasanga iby'isi birwaye. Reka bagire ubwami bwabo, reka binezeze, kuko Imana yanjye yavuze ko iyi si izarangira, kandi ubwami bw'Imana buzabaho iteka n'iteka. Ntimucikwe n'icyigisho gikurikira, kizadufasha gusobanukirwa n'ibintu bitangaje. Mwakoze kuza.